Ladies and gentlemen, Caroline Sport TV turi mu karere ka Gakenke aho gahurira n'akarere ka Rulindo bahita ku mashini kuri Base. Umunsi twagiye gusura umugezi wa Base ngo tumenye amateka yawo, ese n'umugezi wabayeho mu gihe cyari ese ibigwi byawo mu bijyanye n'ibyiza cyangwa ibibi ni ibihe. So rero ngira ngo urabona neza cyane hano hepfo uko umugezi umeze. Ni umugezi ufite ibintu biwuvugaho byinshi cyane, yaba ari ubwawo ku giti cyawo ndetse n'ibyo baba barawitiriye ku bantu. Uyu munsi rero niho twazindukiye kugira ngo tubagezeho amakuru ajyanye n'umugezi wa Base. Uturuka hehe, umeze ute, wabayeho ryari, wabayeho kubera. Aho ngaho rero niho twerekeje nka Caroline Sport TV nk'uko twiyemeje kugira ngo tubibagezeho. Ngira ngo urareba imisozi iwukikije hariya hakurya myiza cyane. Hano iyo imvura yaguye rwose ngo nyabona nta muntu ushobora kuhanyura, turaje tubikoreho kugira ngo urabone ukuntu tumeze hano hasi. Ujya kuzimu bunini bw'imvura yaba yaguye, urumva ukuntu uhorera ntabwo biba byoroshye cyane. So rero twazindutse nka Caroline Sport kugira ngo tubashe kubereka uko umugezi wa Base uteye, amateka yawo, uburyo wabayeho. Ubu twerekeje nyirizina cyane ahantu watangiriye ahantu bahinga ibyayi. Uraza ko umenya byinshi ku bijyanye nabyo, naho mu kanya rero tugakomezanya n'inkuru yayo. Aha rero naho umugezi wa Base uhurira na Mugobore. Iyi Mugobore ifite amateka cyane kuko mu mwaka wa 2002 yigeze gukora amateka cyane kuko yakora ku buzima bw'abantu n'ibintu, harimo n'amamodoka ndetse n'amamoto. Hariya ni mu isangano, hari ubona amazi menshi. Ni Base biturutse mu gice cya Kinihira, mu gihinzemo icyayi cyo haruguru na cyo hepfo, aho tuza kujya mu kanya. Rero hariya naho ihurira n'umugezi wa Mugobore, nawe ufite amateka adasanzwe, aho hari guturuka umuntu. Ni umugezi ugira amahane cyane, ni umugezi uvugaho byinshi cyane, ariko mu kanya turaza kuba dufite inkuru irambuye ku bijyanye nawo. Ese gentlemen, rero turacyagenda. Hano ni kuri wa mugezi wa Mugobore, aho wasenye ikiraro nyuma bakaza kubireka. Uyu ngubu bakaba barahubatse ikiraro kiriho umuhanda wa kaburimbo. Urabona ubugari bwacyo, bigaragara ko ari umugezi ugira amahane ku buryo bakoze hano zinavuga zigera muri 3 zitwara amazi. So bimwe rero mu bintu uyu mugezi wasize n'ibimenyetso bitazibagirana, kugira ngo urabona hari hepfo iriya ni minima y'ikiraro cyari gihari watwaye kitongeye kubaka ukundi kubera ko n'umugezi ugira amahane cyane. So profondeur yaho rero ubona ko ari hagati y'metero 15 na metero 10 z'ubujyakuzimu ugereranyije uko wubatse kino giti. So n'umugezi rero ngo wakoze amateka muri 2002, wangiza ibintu byinshi, utwara amamodoka, amapikapu, abantu, intama, amatungo. Umugezi wa Mugobore ukaba uri mu migezi yisuka mu mugezi wa Base, bituma Base umugezi ugira amahane cyane. Kugira ngo hano urabibona ukuntu ameze cyane. Iyi ni Mugobore itanga amazi mu mugezi wa Base, uza kuri kote y'iburyo winjira mu mujyi wa Base nk'uko muri kubibona hano. Rero hano turimo turareba uburyo Mugobore yakoze amateka ari inyuma. Rero nk'uko twababwiye, ikiraro cyasigaye n'urwibutso kugira ngo abantu bazamenye ubukana bw'iyo mvura muri 2002. Aha rero naho ni umugezi wa Base, bigaragara ko ubunini bwawo ni navuga ngo burahagije cyane kuba witwa umugezi, umwe mu migezi minini cyane iri hano mu Rwanda. Hano rero ni kimwe mu gice cyagutse cyawo, nk'uko turimo twitegereza. Aha ni ruguru y'isoko ryo kuri Base, umuhanda ugana za Cyumba ukomeza Buyoga. Kino kiraro mukibona kiri hano ni ikiraro kiri hejuru ya Base, hirya hakaba agakiriro ka Base n'umujyi wa Base. Rero mu Base ibimeze muri kano gace umugezi wagutse cyane nk'uko ubibona. Imvura rero ugomba kuba uri danger cyane, ni ibyo kwitondera ku bantu bawuturiye. nk'uko murimo mubibona cyane, amazi yawo basuma cyane, kandi ukabona ko ari umugezi kuko ushobora kugira amazi mu gihe cy'imvura kuko uva mu misozi miremire kuko muriho mubibona hariya hejuru. Rero Caroline
Sport TV dukomeje kubana hano nyirizina rero tugeze ahantu base ikomoka. Aha rero turi mu gace ka Kiruri ugana Kinihira ugana Nyamugari. Uriya mugezi rero muriho mureba umanuka mu cyayi haraguru abantu niba utaruzi ko icyayi gikorwa ni kuri nta mugezi wawita Giterere wakuta ruguru iriya aho uri kureba uriya mugezi urambuye cyane uracyayi akaba ari umugezi wabase byagera hano rero hakajyamo akandi kagezi bita Kinuma kava hariya hirya ku kigo cy'amashuri cya IBB. Ibyo rero nibyo bikoze basi bikagera ku mashini kwa nyirabasare nyirizina muza kumenya ibye mu kanya. Rero umugezi wabase n'umugezi wabayeho mu kinyejana cya 16 ubwihindurize bw'imisozi, ubwo iki gice nacyo bavuga ko cyari ikibaya cy'urugezi ariko hakaza kwivumbura ubutaka bukajya hejuru, ariho havutse imisozi ya za Kisaro, Miyove, za Cyungo bikaburimo urugezi hagahita haza Inopari n'izemo cyayi. Umugezi wa rero n'umugezi ukomoka hano nyirizina uko muri ko muwureba hano umugezi ugira amahane cyane. Rero urabona ko ari umugezi wo mu misozi rero ikindi kintu umugezi wabasuzwiho usibye kuzuza ugatwara abantu, hari n'amagambo bakoresha nk'umuntu mwakanganya ugatwara kugira ngo urakabase bivuze ko base nyine ntigigira amazi akeye, base nta kizigira, ariyo mpamvu tungana n'umuntu agahita kugira ngo urakanywe base. Ikindi tuzi ku mugezi wa base nyine babwiraga ari umugore bitaga nyirabasare nyine wo kuri base umugabo yamwohereje imyenda y'umwana agezeyo asanga abantu babyinaga indirimbo z'imara birangira ayanywereye aravuga ati yewe nzajya guheka umukiriya umugabo we yari umwana namukora guha amafaranga yo kujya kugura ibijyanye no guhekamo umwana. Umugore aravuga ati yewe nayanywereye yisindiye nzajya muheka mu mutiya naho bikomoka. Umwishe rero kubaho ku mugezi wa base umugezi navuga ko tworoshye imigezi minini tugira mu Rwanda, kandi uraza kubona ubukana hariya hepfo ukuntu amazi yawe yagiye agenda yiyongera. Hano rero nyine muri kugenda murushaho kureba ibijyanye n'uyu mugezi wa base. Utu ni utugezi tugenda tuwinjiramo, urabona ukuntu uba ugenda. Hano niho ku isoko nyamuzi yawo nk'uko muri kugenda mubibona kameramani abitwereka. Komeza bajyana aka ni akagezi bita Kisuma kava Nyamugari kanyuze inyuma ya IBB. Hariya ruguru urabona ko ariho bakora umuhanda wa kaburimbo ujya Burera uzagera ku bitaro bya kanseri bya Butaro. Hano imbere naho ni mini rero twababwiye ko mu kwabashe habayeho kwirinda uyu munsi urugezi ruba rugeze inaha ariko imisozi yazamutse yose ugeze inyuma, ariko ntabwo byabujije ko havuka vale kane mukore share mukore subscribe tubane bye bye.